amahoro y'Imana. Nitwa Frere w'Imana. Abantu benshi banzi ku izina rya Petit Frere, niryo muzajya mukunda kumva nitwa, nzajya nkunda kuvuga. Ndaje nanjye kugira ngo ntange umusanzu wanjye mu gutuma abantu bakwiyungura ubumenyi no kugira ngo tujye twidagadura. Mbazaniye content yitwa ubwenge ni igishoro. Knowledge is capital. Tuzajya tugendera tuganirira hamwe ku buryo umuntu yakwiyungura ubwenge mu mikorere ye. Mbazaniye content nyinshi rwose, ndabashishikariza kuba mwakanda subscribe kuri Frere nkuko mubibona hano hasi, Frere Online TV. Tuzajya tugenda turebanira hamwe ku biganiro, content zishimishije, entertainment. Tuzajya tugenda turebanira hamwe ibintu byinshi byungura ubumenyi, cyane cyane tuzibanda ku bijyanye na muzika. Tuzajya turebanira hamwe uko bacuranga ibicurangisho neza, kandi ndabizi neza ko muzahakora ubumenyi bwinshi bwiza kandi buzabigirira akamaro. Umuntu wese uzajya unyurwa n'ikiganiro azajya kanda share na comment, anakande subscribe. Mbere na mbere content imwe tuzarebanira hamwe ni ku micurangire ya gitari. Tuzajya tuganira ku bijyanye n'uburyo bwiza bwo gucuranga gitari, uburyo umuntu yamenyamo umuziki atagombeye gushaka mwarimu hirya hino no kure. Rimwe na rimwe ubusanga bitakoroheye kumubona. Hari igihe uba ufite ubumenyi bumwe na bumwe ariko ukaba wakwiyunguraho ubundi. Tuzajya tugenda turebanira hamwe rwose. Niba ukunda umuziki ukore subscribe, ntabwo uzabura ubumenyi turi kumwe. Nzagenda mbafasha. Uzajya mukandira muri comment munyereke icyo umuntu yagakwiye kongeramo, mumbwire n'icyo umuntu yanoza mu mikorere. Ibitekerezo byanyu biba bikenewe, mwamushobora kungira inama, mukanambwira n'icyo gukosora. Tuzarebanira hamwe uburyo bwiza bwo gucuranga gitari. Tuzarebanira hamwe acoustic gitari. Tuzarebanira hamwe uburyo bwo imicurangire ya bass. Tuzajya twigana amasomo yo gucuranga bass nkuko mubibona. Ni bass gitari. Umuntu wese ufite ishyaka ryo kumenya ibi bicurangisho tuzajya tubyiganira hamwe. Uburyo bwo gucuranga style nyinshi zitandukanye, yaba kuri acoustic cyangwa kuri bass, tuzajya tugenda turebanira hamwe. Isomo ry'uno munsi mbazaniye uburyo bwo kwiga piano. Na piano tuzajya tuyirebanira hamwe uburyo bwo imicurangire myiza yayo. Piano umuntu wese nubwo yaba adafite umwarimu umwigisha, uzajya akurikirana ibiganiro nzajya nshyiraho, azajya amenya uburyo bwo kubyikorera yibereye mu rugo. Ubumenyi ni igishoro. Ubumenyi ni igishoro rwose. Tuzajya tugenda turebanira hamwe uburyo bwo kubibyaza umusaruro, tukidagadura, tukishima. Uno munsi rero isomo ry'uno munsi ngira ngo turebanire hamwe ni uburyo bwo kuba wajya ucuranga piano wibereye mu rugo kuri mashini yawe, ndetse kandi utagombeye no kuba washaka abantu benshi bakwigisha. Ndagira ngo turebanire hamwe uburyo bwo gucuranga piano kuri mashini. Uburyo wajya ukicurangaho. Ndashaka ko dutangira turebanira hamwe application ibifasha umuntu kwiga piano kuri mashini no kujya unayicuranga. Buri iyi mashini dufite ifite umumaro mwinshi, nubwo wenda nta bikoresho waba ufite ku ruhande bibigufashamo, ariko kuri mashini wajya ucuranga neza, ukamenyeraho listening, ukamenya gucuranga, ukamenya ku buryo wajya ugera no ku yindi piano ukabasha gukora ibyo wigiye kuri mashini yawe warize kujya unayicuranga nka piano. Tugiye gutangira mbereka uburyo utangira uyidownloadinga, ugakomeza uyishyira muri mashini, ugakomeza
everyone piano. Iyi ngiyi ibanza aha hejuru niyo dufungura, hano ku ruhande tugasaba download. Ahangaha hari ibara ry'icyatsi niho duhita dusabira download. Okay. Urategereza ikaza muri download, ukinjira muri file explorer, ukaza hano muri download ngiyi hari unyifitemo, ukaza reka nyishyire kuri desktop, mpite nyinstalinga. Komeza inzira zisanzwe umuntu anyuramo yinstara application, ugafungura hano OK, ukagenda wemeza aho bagusabye kwemeza. Hano impamvu bamakaniye bambwiye ko iyi application yari isanzwe irimo, bari kunsaba niba nakomeza. Ashyiramo iyindi nubwo yari isanzwe irimo, ashyiramo ubushyashya. Ihangane yari kiri kwiyesitara, akenshi na kenshi umuntu ari kwiyesitara application nk'izi ngizi ziba zikomeye habaho kuba yatinda. Okay, ngiyi yamaze kugera muri mashini. Iyo application yamaze kugera muri mashini nk'uku nguku, uraza hano kuyifungura, setup yayo ngiyi ni shortcut yayo. Internet imenye ariyo mpamvu ishobora kuba hari ibintu byinshi iri kuradinga bigatuma nayo igenda gakeya. Okay, ngiyi irafungutse.
interineti ihita ifunguka. Okay. Nk'uko mubibona hano ibifungutse, ubu ushobora gucuranga rwose piano yawe. Ngiye kubereka ubundi buryo umuntu agenda yicuranga kandi bikagenda. Okay, ubu ni bwo buryo ugenda ucurangamo ukoresheje keyboard. Urabona yuko iyo ucuranze biteguye. Aya matushi yose aba ari kuvuga uhereye hano kuri Z, ukaza ukazamura ukagera hano, ukongera ukazamuka hano gutya, ukongera ukazamuka, yose aba ari gukora. Uburyo umuntu agenda acurangamo ni nko buriya buryo ducurangira nko muri key ya do yonyine. Ucuranga intoki eshatu utaruka rumwe, do ibibaye iyi, iyi ngiyi ibaye re, iyi ngiyi ni re, iyi ibaye mi, iyi ni fa, iyi ni sol. Do ni inota rya do, iyi ni inota rya re, mi, fa, sol. Nangane nkako. Nuko uba ugenda uzamuka muri octave, uko zigenda zizamuka uzamuka hejuru. Hano ni muri izi mibare nanone wayicurangamo, ugenda uzamuka muri octave uzamuka haruguru. Wenda nshobora nko gucuranga akajyana gutya. Okay, muri kubibona, ubu ni bwo buryo ugenda ukoresha. Ushobora no kuba warekodinga, ugafata rekodi z'ibikorwa urimo gukora. Hano nta buryo bwo kuzamura key, hindura key, transpose uri gukoreramo, uri kubibona aha hejuru. Ubishatse wahindurira hejuru cyangwa ugahindurira hano hasi. Wowe ugomba kuba uzi transpose uri gukoreramo. Aya matushi yose aba ari gukorera muri iyo transpose. Ntabwo yayoba ngo wenda niba uri muri key ya do hazemo n'amatushi yo muri key ya re, iyo wabisetinzemo hano. Ikindi kandi cyiza cy'iyi ngiyi, ushobora no gucuranga ikwereka originalite y'uko yafata. For example, niba turi muri key ya mi, ufashe mi, ufashe gutya bibanza, urabona ko ihita ikwereka amatushi uri gukoresha hano muri screen yawe. Aya ngaya niyo manota ya original ugomba gufata. Wenda niba turi nko muri key ya re, urabona bahise bakwereka re ya nyayo uko ugomba kuyifata. Kane yayo ngaho, ubu ni bwo buryo ugomba kuyifata. Gatanu ngubu, gatandatu yayo, karindwi. Ubu ni bwo buryo ugomba gufata amanota mu buryo bwa original. Ubishatse nanga ushobora kwigiramo no kuba wacurangira no muri key zose. Wowe ufata do gutya, bagahita bakwereka muri iyo key rimwe yayo uko wagomba kuyifata. Okay, murakoze cyane. Kugira ngo mbashishikarize kuba mwakora subscribe no kutazacikwa n'ikiganiro kizakurikiraho. Tuzarebanira hamwe n'ibindi bikorwa bitandukanye. Tuzatwigana piano, gitari na bass. Tuzajya turebanira hamwe ibikorwa bibumbiyemo byatugirira umumaro. Murakoze. Ubumenyi ni igishoro, capital is knowledge is capital. Murakoze.